Fortebet. Play for millions now. Kugenda usa neza rwose kugira ngo amafaranga aboneke ariko udasa neza naga amafaranga yaboneka ntubizi erega nibyo bavuga ngo umuntu ni umufasha uri umufasha wanje nanje nkagufasha mu buryo bwa mobile money erega n'iki umugabo muzima ashinzwe cyane ubu ngubu umuntu wese ntawatinya kugutega kubera agashati kaba gateye ahantu hose ubusa neza je ntwara abakozi ba banke gusa ntwara abakozi ba banke abapasteri ntago nza ntwara abakanishi cyangwa abakarani ako na pasteri wanje menye ujye mutwara cyane ntago nza ntwara ingegera kurabyumva neza ikindi buri impamvu nanga gutwara abakanishi n'abakarani umukanishi muzamugera imbere umukoye hari inyamirambo uhaye ukataka bakwibza ikinyoteri wataho ukabura kibuze rekumva je ntwara abantu ba VIP cyane none se reka ngo amafaranga yo guhaha mbona uko simba nje mu kazi nibyo nari ntegereje rega mpamvu nayo nguhereke dore aya mafaranga uhahe dore na yandi nashizeho wisukishe rero ugomba gusa neza mba nasaga nabipeza hano ku mugore w'umumotari ntago bivuze kugaragara nkaho umugabo wawe ari igisambo kiraho higi batazaza bavuga ngo uri umugore w'umumotari urakoze n'ukuri urakoze cyane gose uzkumvaga nari natinye kujya mu materaniro nsa nabi ariko ikintu cyambere ugomba gukora aya mafaranga uzubanzu yasengere ati kubera iki mba natwaye indaya mba natwaye abajura mba natwaye n'abarozi ako nawe ntugakabye ubwirwa n'iki kwacu twaye umurozi ntago yebego ko watwaye umurozi mada igihe kimwe nigeze gutwara umugabo mukuye Kigali mujanye Kibungo mujanira igihumbi aho nabimenyeye mu muhanda nagiye mugurira amasambusa kamubwira ngo umugabo we ndi umuntu mwiza ngo reka nkugurira ikigori ndamuguriye nakoresheje ibihumbi 20 yampaye igihumbi ariko icabiteye nari nagiye mu kazi ndasenze ako no murozi muri pe wano umurozi yari yandangije habuze gato ngo muhemo tumubwire ngo wakoze kujana nanje wowe niwe murezi numvishije cyane Nyaxo ngwino tugende mba ntangiye no kuyasengera ntiyapfumba cyane zuyasengera wehesha umugisha cyane ubwenge barakuroze nagushaka kugenda gakeya ugenda nk'utagira umutima shi usko wagira ngo cavuke muri kuruse Nyaxo uzugira discipline uzugira ibiki ako papa no banyihutishije usko njina nakarabye mu maso gusa kubera iki kuzinduka ubu jya udakarabye ese buryo bayanyihutishije gendera ku masaha ya papa kubera akazi turabura amasaha abiri yose ngo dutangiye ishuri ariko tugendeza nizo kasike tugende madana uko bimeze rero ubwo turongera ku mugoroba siko bimeze ugira amasomo meza yo kujya ugenda gakeya urabyumva papa ariko mbere yuko tugendera amafaranga nshaka kubona amafaranga yiki papa sinabikubwiye koko amafaranga ya trip tuzajya ejo ku ishuri ya trip yo kugenda y'ubukera rugendo yanyu izaba ejo muzasura ibirunga abantu biga turize nangahe 30 yonyine akujya uba muzima Nyaxo ngiye nkubaza uba muzima urabizi ibibazo tuvuyemo mvuye mu bitaro ejo bundi isura biza akazakora n'ubumotari uribaza amafaranga 30 yo kura hehe ese mama ira trip ni ntayijya mu ndasibira none nsubire mu mwaka nibyo mwishimiye se mwishyura ibihembwe bingaye byose hejuru 30 byonyine ugiye mu y'ubutahasi iyi ngiyi ni ifite amanota menshi kandi ikindi ubwo se ko mwagize imana muvuga ndi mugufi bakanyiza 30 abari bari kubishyiza 20 karani ayo ni amahirwe twagize ko waravutse uri mugufi ago Nyaxo nawe ujye unsetse kubera ko abarebare bari kubishuza 40 abarebare ingagi ntago zibakundiye zibonye zirihisha mukazibura kandi arizo mwagiye mugiye kureba ako maza ibyo bintu birashoboka nubwo twize kera muri Kongo twebwe ingagi nguzanga abantu barebare buriye cyane ako nawe imitwe ya Nyaxo zagiye yemera oya ibyo nivyo nta ni mwabona oya ni vyiza cyane madara rero umwana ntago yazira amakosa yacu uyu Nyaxo niwe mbarutso y'umuryango Nyaxo niwe niteze ubuzima mwana wanje nirwa mu kimotari nkirirwa nshusha moto twara indaya ntwara abajura kugira ngo uzavemo umuntu ukomeye ntago nshaka kuzavamo umumotari aka kazi nkora ntago ariko ngushakamo nshaka kuzaba mu ministry vuga ngo ministry kandi w'intebe cyane ukava mu muntu ukomeye ukanyubahisha bakavuga ngo nari umumotari sige mfite ifamu y'inka uzatwubahisha muhereza ayo mafaranga madame uyu ni umwana sako kanyamuhereze kwe nibazo zidufite hano amafaranga ntaca amaze kemera nagiye muri iyi trip nasibira niyo izanyimura oya ntakibazo madame ubwo ndaza kukohereza amafaranga yo guhaha ngiye nyine gukora nihuta ndemera ntwari n'abagenzi ba 200 ariko papa ayo ngayo yo guhaha warugiye kumuhayishyira kuko harabura 5 ndabiguhera kuri station tugende Nyaxo tugende ugira amasomo meza uzige udukure muri ubu bukene umurama
Jyaho vuba tugenda amasaha yatse. Gira vuba. Fred rero gahunda twari twarapanze igihe ndumva twayikoreye umunsi. Nabasi. Kora. Ni sawa? Kora. Njyewe rero amafaranga yabonetse. Amafaranga yarahari ahubwo ikibazo nanjye ibyo nshaka ndabibona. Murabizi mu buzima bwanjye sindigera ndebaho. Ubwo icyo cyatse kuvuga muracyumva. Wakwira ijoro ndakurebesha. Urandebesha. Amafaranga yabonetse. Ndakurebesha. None rero icy'ingenzi. Uw'ingenzi buriya naga ari babandi wambwiye ariko nizeye ko nabo barabahari. Kuko nshaka nshobora no gutoranya. Nizere ko uw'ingenzi no bita isimbi. Yanyiyemeyo nshaka ko noneho aza mukamwemeza mukangaragaza nk'umuki. Navuga iki munga mu byo mvuze. Murabyemera ibyo bintu. Ndakwizera. Ndaza gushyiramo akabya nkuru. Ntibekere ibintu bidahari. Nta kibazo kabisa. Turaganira. Nta kibazo. Amafaranga hari muzi uko angana. Simbona umuntu yaka ngo boto, simbona umuntu anywa Heineken, nago mbazi munywa Heineken. Ni mitsingi muyisharinga, usoma umuhereza. Nibiba ngombwa bakabyibazaho cyane muvuge ko mukundana. Nyaxo, muvuge ko muri abajama basangira. Sako twe twabyemeye. Sinumvuso. Muve wanyu muri. Nyaxo, ngiye mfite masters mu kubeshya. Wendaje muri Sameje umwizere. Ariko se babaye tuje. Kandi Sameje ndavuga ko twabonaniye Zambia byibuke uza kunga mu byo vuze. Waguze ubwato. Ubyemeze. Mwe muri kujya kubitindamo. Nge nemeye ko umukobwa ndi umuza. Sivyo? Fre ntabwo wemeye umwe. Ntaribi. Ndoshaka ngerega mara abakobwa niba uri baho. Ahubwo reka nkwereke. Tugende tube tubipanga hakiri kare. Yambwiye ko agiye kwitegura agiye muri douche. Tugende tube tubipanga hakiri kare. Amafaranga. Nabike sibyo? Nta kibazo. Ariko making sure ko ibyo kunywa biri ku murongo. Biri ku murongo. Ngiye kubikurikira. Sawa. Ayi 30 aravamo n'itiki mutanu. Niyo mpamvu nabahamagaye. Okay. Ntari. Na action amusore. Uyu mwana ni umuhanga mu ishuri. Ngomba kureba. Yatabiye kutamya no turabijyamo. Tukayira twibutse iwacu. Alo? Madam. Hari chatano narimbonye. Ase sheri nawe urabizi kweri ntago biba byoroshye imihahire ya Kigali ubuse koko icyatano kirakora iki? Ragerageza urebe nimba wahaha intogi ukagura wenda na dodo. Kawunga yo ndumva ihari. Nta kundi nyine ariko nyine nawe ubitekerezeho rwose nuko njya mu isoko nkaba nk'umusazi nabuze icyo mpawe. Ndabizi ko ari makeya nanjye ndabizi nokuri ariko nta kundi nagira. Bata. Sawa urakoze cyane urabizi ko ntaco nakwima. Ndagukunda. Naye ndagukunda. Sawa. Bitema. Watumeze utese? Meze neza cyane. Ugiye hehe? Ngiye Nyamirambo kurya nyuma. Ugiye Nyamirambo kujya nyuma? Tujyane ariko tujye gura n'abantu b'abakire. Abakire? Nuje mu bintu by'ibiciro amafaranga ye barayaguha ushaka. Oya ntago nabesha ndi umurokore ariko nanone nyine ayo mafaranga ndayakeneye mu bundi buryo. Nukanga amafaranga erego buri mu kazi. Akira. Ariko mwebwe ko nabahamagaraga mugashidikanya ku bintu amafaranga ntayabonye. Indushidikanya ku bintu. Wowe ko nakubwiye ngo uzane n'abagenzi byagenze. Kandi baraza mu kanya. Baraza mu kanya ubuse nibasanga tuzi ariko nta kibazo. Izindi bazikondesha. Muri we mukire nzi hano. Mugakariza urabivuga urabizi. Sameje niwe wabikubwira neza. Ngo twarabanye muri Zambia. Nawe kubwira neza ubu. Yabigeze kuri Sambeja mugeze kure. Uyu mugabo uba mufite ikibazo cyo cyose agomba kugikemura. Ikibazo wabwira uyu mugabo naje kemura. Gifate ujye kugihambira sororo. Ugira icyo kibazo wahuye n'umusamari. Ijambo rimwe muri Zambia bagezaho bafata akantu k'isibo barakanyitirira. Barakujya muri kunyitisha abana. Nanjye tumenya nyivuga.
ariko nta kintu na kimwe ajya nyine siguye umuhamya rwose Uri? ngereka nkubwire wavanga hasameje none se amafaranga yaba amariye iki mu gihe inshuti yanjye igira ikibazo sinyikemura no si amafaranga yaba amaze iki Nyaxo. ndakumva frere Rasa kuja mbazo bigati rasa kwijambo hari ikibazo se mufata amafaranga urayafite ni umutako koko ni kurabona ari umutako sameje asisamye gafite sameje abayumiwe sameje yakanje ku ruhande sameje abayumiwe none ari ubwa inzoga yirinya yakunda amabuye yakunda amabuye ngenda kubwira ngo naguriye abagabo bibagirwa kubashatse naguriye abagabo muri Kongo batangira kuvuga ikiganda iyi ni ya 10 we yanyagiso umva nkubwiza ukuri mwebwe nimugira ikibazo sibyo nimugira ikibazo nimwariye nimwahaze ubu hageze Nyaxo ndamuzi yaguriye mudugudu wose abagabo bari kereka icyo udashaka bamuvuga ibigwi Nyaxo turangwa kubwanya nguyu rwose sameje mukanya umutima wanjye simbi nahagera noneho muraremba arafata icyo ashaka none iyo bigeze kubyana umenamo byose oya reka urarwaye umafanta zani kese nje buri ikibazo ngira nanga kwicara n'umuntu atari reka nkubwire isimbi noneho agashya yankoreye isimbi buriya yamuje n'abantu b'ingenzi yamuje n'umuntu wa kampani ahita nkubita miliyoni 2 tukibona ko yaravuze uyu n'umukire mugenzi wanjye ahita nkubita miliyoni 2 bose ugaye amafaranga mwayamara dufate nk'urugero urumva wabasha nko kunywera ngaha ngiye nanyweye cyane ni ibice nka 200 byonyine ibumbi 200 200 ako nawe uri kunywa nginde ko nakugeneye miliyoni 3 urazigira iki ko nakugeneye miliyoni 3 urazohereza mu cyaro uranyura he urazohereza mu cyaro aho uranyura he ari muri 200 nyakubye incuro zingahe fre wabasha nkanga jewe ni umukire uri kuzana yaterwa n'icyo ndimo ndanywa 200 akora iki harya 200 muyakoresha abantu musanzwe yewe 200 arimo umusatsi man kujya muri no nongeze ibiciro jera oya biterwa no muri kumwe navuze wowe wavuze make urumva ushaka ngahe ushaka kumwera ngahe gibura nka 800 nakubwiye miliyoni 3 aracyari yazinze mbwira ubashira ngahe rato mbwira rato ubashira ngahe jewe Fred ngenda mwizera amafaranga yo nayaze ncyaka shira ntahayenda gushira nibura afite ahagejeje urumva wageze no mubura kurangara byibura ariko ahantu tubwira hazi cantago hazi kuragumye ukambira ngo katango zenguruka nibiki wa mukobwa kandi ari hano none se ni hano ko mbona hanga tugeze ari ku marimbi nyine ni hano hafi irimbi ahubwo reka muhamagara ugiye kunshingura cyane inzu ugiye kugushingura twahageze bivuga cyane nabi muhamagare vraiment ntago nzanja mu marimbi njewe nongewe kire mwaraminuje ndi umukire mu mafaranga nka umukire mu migisha reba imigisha ubwenge se imigisha ubwenge aho ndi mvuriragwa cyane imyaka ikamera abakobwa bagiye kwisukani ahubwo se urabyumva gute ubikoze ukagushyigikira arabyumva neza tukuhagaririye ndabyumva neza mu nahisemo inshuti pe iyo post yo mu ministry iri kure yego si umva nahageze ndamwishyura amaze kugera mu gipangu sawa Mata, ngwino bajya kuguha amafaranga baranyishurira imbere se barakwishyurira imbere tugende bakwishyura araje oba zani sinzi wowe bwira abapima babyita mu byiza manga decoration iri ni ikamba ry'umwami telefone yanjye irazimye shyira simukadi mu yawe cyangwa nyikugurire uyigurisha ngahe uyigurisha igiciro oya ariko yanayigutiza yewe nyigutije ukwezi kose oya sinkunda abantu bani isuku nugusuzugura ushaka ngahe nyigure iyi ngi yarenze niryitane ko ndaguha turwase oya kira kanga wafata ko ngako niko keza karacyari na gashyashya
ikintu nshaka kubasaba ni kimwe nshaka kubasaba ko mutazajya mujyana mwasasi ko mfite amafaranga aho ufitwe amazu ndayafite amasamu ndayafite oh baby imeze bite se ntabwo meze neza njye ntabwo meze neza kwimana none se reba igihe twagereye hano byagiye byakugendekeye bite kwe Motari yagize ikibazo byagenze bike kwaki Motari nawe Motari reka nkubwira aho Motari b'Ikigali ni ikipfa nawe ni ikipfa nawe gahundebere ubundi se igipangu ntabwo wakimwe n'ubwa mbere ngiye ari he Motari Mota Imana usenga aba wambaza niba usenga na Nyabingi buzambaza kuko Mota ibintu bigiye kukubaho n'ibibazo n'ukuri kwimana njye ntabwo amafaranga mfite ntabwo atuma nserera n'abamotari ntabwo atuma nserera n'abamotari bivuga nabi icarana mwakanya yicaye Motari koze mujye mwihangana Mota ntabwo njye none ndabanza nkubita urushyi imbere yuko mwishyura Nyaxo iyi niyo trip wajemo iyo nzoga ufashe ni ingagi iyi niyo trip wajemo iyi mitsingi ufashe ni ingagi nizangagi wavugaga iryo tabu ufite riresha n'ipoto n'intare muri parike wazengurutse muri parike ucarana hatagira umuntu ubona uvuye ahangaha timumenya aho nkwegere nade kutavuga ariwe mukuru wende kuzi Mota wende kuzi wa mukobwa wari ugiye kunyishura mu mafaranga yanje namuhaye Mota ngiye atakuzi naguteze nkuzi cyane nagura umumotari ugende ntago muzi ico nkora tirimuzi nico nabanje kubamo nta nubwo nabivuga byose n'uyu nubwo ari umwana tagazi ko nabanje kumudemo Sheru uyu ninde uyu n'umumotari umbyara What muri make ni papa wawe iyi niyo trip wajemo Nyaxo papa iyi ni chiringi ni isomo tubanza kugira ngo tubanze tumenyane n'abantu tuzajyane tuziranye kugira ni isomo mubanza kugira ngo mubanze umenyane n'abantu n'abantu tuzajyana tubanze tumenyane nyine dusabane tuzajyane tuziranye ni isomo ryo kumenyana n'abantu niko bimeze mwese murabyemeza abantu bari hano hari n'umwe nzi nta n'umwe nzi sibyo tugiye kumenyana reka duciri umeze neza welcome to Musanze district twahageze rero ubu ngubu murabona ko nyifite amabage ndananiwe byatari nta handi hantu ngiye kujya tugendane kuri Susa Garden Resorts ni hafi byatari let's go This is now Susa Garden murana ko nahageze neza byatari karibu twinjirane ngemba na bookinze mbere hari nimero yo kubukinga turayibana